Araujo imaze kubura umudefense wavuga ngo uri kuyobora umwana ukiga segondere nka Kubarisika bikaranyira ari wo hawo umutuku ukamusigamo. Barcelona yatsinzwe nono ikipe yabatsinze yagaragaje neza urwego bafite kuko niba equipe ya Paris Saint-Germain bitari ifite abakinnyi batanu babanza mu kibuga kuko wa Neves ntabwo abanza mu kibuga, Marquinhos abanza mu kibuga, atake y'imbere yose ntiyari hari, Ousmane Dembele, Desire Doué na Kivicha kuko abagiyemo bose n'abasimuna na Bradley kugira ngo murabyibuka ko yatakaje umwanya ubanza mu kibuga. Abo n'abakinnyi batanu babanza mu kibuga ariko still Paris Saint-Germain kagutsinda kwa kundi ni kigaragaza neza ko hari karite runaka udafite state mu bwugariza. Navuga ko aricyo kintu cyo yine kiri kubitandukaniro kuri muri hagati ya Barcelona na Paris Saint-Germain. Ugikomezanya ijambo gato vuza abakinnyi batari bari ku ruhande rwa Paris Saint-Germain, utekereza ko imvune ku ruhande rwa Barcelona hari impact byagize gutsindwa kwabo muri uyu mukino? Yes kuko urumva uramutse ufite Robert Lewandowski uri en forme 100% akabanza mu kibuga ari fiti ntabwo nibyo Ferran Torres yatsinze igitego ariko Robert Lewandowski ari match nyinshi yatsinze igitego yakarenza kimwe agatsinda na bibiri ariko kwa Ferran Torres biragoye ko wamona match 5 yatsinze bama hat-trick babigoye kandi none n'ikizere cye kuva muri Man City kugeza n'ubu ngubu Ferran Torres gora muri Valencia abarwa nk'umukinnyi wa Osio Osio umukinnyi navango ugenderwaho muri equipe runaka na equipe tuzigeza heka niwo umukinnyi ufite iyo mentalité uvuga ngo nkoreshwa kuko abandi babuze burya ari ibintu ataguha ashobora gutsinda icyo gitego kimwe akavuga ati okay kuba abafana batari banyizeye abambashe kubona icyo kimwe nabaramini yamari batsinda ibindi kuba atarafite Rafinha ni top scorer wa Champions League y'umwaka ushize nawe nundi muntu wagakwiriye kuba batwara nawe nindi issue nawe ni Garcia urumva niba sezini ndumva ari wo match ya mbere muri weekend yarakinnye yego ni match ya kabiri yakinnye kuva sezo yatangira hari impamvu ataru wa mbere yego kuba yajemo wenda nta kosa ry'umunyezamu ryigeze riba ariko na n'ubu ngubu iyo urebye Barcelona urayibonamo ikintu cyo kuba defense yabo yarahungabanye kuko n'igitego babatsinze ni kosa ry'abadefenseri hari ni defense mwarimo wayo witwa Inigo Martinez yaragiye ubona ko abahari bakishishinganya kuba bayikora bayaplika kugira ngo babe bakora navuga ngo barinda adversaire ko yabatsinda ibitego ariko igihari Barcelona yari ifite imvune ariko ntabwo wazigera nk'izo Paris Saint-Germain yari ifite kuko na Barcelona tuvuze ngo dukuremo key players babo batanu simamya ko noneho bana rivalisa byagorana cyane byagorana cyane ku ruhande rw'ikipe ya FC Barcelona. Ngira ngo nepo muri iyi match twabonye ikipe ya FC Barcelona igira igice cya mbere mu by'ukuri cyiza kidasanzwe ariko mu gice cya kabiri baza kubahinduriraho umukino barabatsinda ubona Barcelona yibuze. N'ibiki Barcelona yari ifite mu gice cya mbere yatakaje mu gice cya kabiri? Urakoze cyane Aderar. Navuga ko iyo urebye ku ikipe ya Barcelona ni ikipe mutoza yapanze ku mugoroba bavuga ko mu bakinnyi bitwa ko bari bahari ugendeye no kuri forme za bamwe ubona ko barabo duhereye kuri 11 yazanye iyo uvuze Robert Lewandowski turabyibukiranya ntabwo ari umukinnyi uhagaze neza wareba wenda nta nundi abantu bari butindeho wenda ngendaza no gutinda kuri defense cyane wenda ku gisubizo mbona cyaba cyari kuba kirambye par rapport yo kuba turaza no kujya mu mukino hagati tubanze turi ibyo bintu bisa nkaho bibumbatiye umukino muri rusange. Icyo navuga rero ku ikipe ya Barcelona iyo urebye ku bigendanye n'umukino wa nimugoroba wabonaga ko cyane umukino uri bwubakire ku gice gisatira bo mu buryo bwo gushaka igitego kugira ngo byaje no kubakundira. Birebye kombinezo bakoze yaba Lamine Yamal ukareba Marcus Rashford ukareba Ferran Torres uburyo bakoze kira gitego cya mbere byari uburyo bw'igitego cyubatse kandi banagitsinze mu buryo badominaga umukino muri atanforo yabo bayiprofise nk'uko bivuze neza mu gice cya mbere batsinda igitego cyiza ndetse cyubatse ubona ko bari bahagaze neza. Dore kimwe rero mu byatumye basa nkaho bagenda bagorwa n'umukino uyu mugabo Luis Enrique ni umugabo watweretse ko mu mikinire cyangwa se mu gihe afite ikipe ya Paris Saint-Germain ni umugabo isaha n'isaha abakizera ko match akifite mu buryo bwo kuyirangiza. Nimureba ibiheruka uburyo bakinnye na Tottenham Hotspur banabona ko match yarangiye akaza guturuka inyuma akaza kwigarura. Murebe neza cyane n'izindi match aba muri Champions League na Championnat kenshi mu minota y'igice cya kabiri ubona Paris Saint-Germain nshyashya bigaragara ko yaba condition physique bari hejuru
no mu buryo bwa tactique consigne ku mutoza bigaragara ko ekipe yose ibifite mu biganza cyangwa se groupe yose iramwumva ibihuriza ku cyo we yifuza nk'umutoza ni muzabibona kenshi no mu buryo akora amaramparasoma ni umugabo udatinya kuvuga ngo Fabian Ruiz ndabona atari kumpa byiza kandi nyamara wareba mu buryo bwa fitness hagati ya Vitinha na Warren Zaïre-Emery bavuga ko ari we wari fit kuko niwe utarigeze wenda ajya muri infirmary ariko yaje kubona ko ari we utari kumuha ibyo yifuza aremera aravuga ati Vitinha nubwo ari bwa kigaruka reka nemere mugumane nsire mu ndi mukinnyi ushobora kuma ibyo nifuza mu buryo yahinduraga muze gucunga neza Barcelona byasaga nko bigenda bibagora kuko niba tuvuga ngo Barcelona mu gice gisatira niba Rafinha Dari na Robert Lewandowski atameze neza ubwo bivuga ko tugiye gusigarana option kuvuga ngo ese Lamine Yamal wo usigaye mu kibuga uraza gutwara ekipe mu buhe buryo. Lamine Yamal niwe wari urufunguzo rw'ikipe ya Barcelona kuba yatsinda umukino siritu tugeze no muri cya gice cya kabiri kuko Marcus Rashford tubyemeranye n'umukinnyi uko ya performinga neza kose ariko ikibazo cya fitness kiracyagaragara ko ni gihe kinini yamaze adakina ni gihe kinini yamaze atari titireri ni gihe kinini yamaze ari kugaruka nyuma situation yabayemo mu ikipe ya Manchester United nujya kureba n'aba bakinnyi ba Ferran Torres ni minota ye turabizi ari igihe umugera mu minota 50 ugatangira kumubura si babakinnyi bahozaho umunota ku wundi. Daniel Olmo kuva yagera mu ikipe ya Barcelona ntaribona biri no mu bintu byagoranye cyane ku ikipe ya Barcelona turaza kubigarukaho kenshi Barcelona ifite mediane irimo uyu mukinnyi Frankie de Jong na Pedri uri kumva cyangwa se na Firmino Lopez ari imbere ye ubona Daniel Olmo ni wa mukinnyi kenshi usanga ataboneka hagati muri mediane yo bahamukiza ni wa mukinnyi usanga yagiye ku ruhande ni wa mukinnyi wa nabibonye kenshi ari gihe Rashford yavaga no ku ruhande akaza gukina segonda Ferran Torres bikaba ngombwa ko usanga Daniel Olmo yagiye wabanaga byagoye Pedri kuko kumugora Pedri ntitwigeze tumubona byanatumye mutoza mukuramo kubera iki tutamubonaga wabanaga Frankie de Jong ndetse na Pedri barabura wa muntu nyine uhuza nabo mu buryo bw'imikinire wa muntu uvuga ngo ese yaza bagakinana ese ubwo yagaruka kuko ukuntu Barcelona ikina muri mediane nta playmaker bagira uvuga ngo akora imibare ya assist 10 oya usanga uburyo bwo kubaka umukino mu gice cya mediane bwubakirwa kuri Pedri bigenda biti niyo mpamvu uzasanga na Firmino Lopez cyangwa se bagavyo bahari byorohera cyane witwa Pedri niyo mpamvu wabonaga ari n'igihe bafata witwa Rafinha akaza gukina 10 mu gihe avuga ati wenda Rashford na Turande rumwe Lamine Yamal acurundi kubera iki aba bakinnyi barumvana bazi gukinana mu makombinezo barabizi kubwo bahererekanya umupira basa nkaho bakurura adversaire mu gusohora umupira Pedri ni usohora cyangwa se na cyagiye uvuga ngo ntiturana usohora ngo ugere imbere umuntu utwara kenshi akawugeza mu gice gisatira kenshi usanga ari Pedri nawe byo oblige Pedri gukinira muri zone ye wose Pedri dusanzwe tuzi ubona ko byagiye binamugora nawe aza kumukuramo umutoza Luis Enrique kubera iki nta bindi bisubizo yari afite uwo Rafinha ni yarahari Firmino Lopez ni yarahari n'aba bagavi n'abakinnyi batari gukoreshwa badahari ukabona ko ikipe ya Barcelona bigeze ari gushaka uburyo akinisha Marcasado ari gushaka gukinisha abakaseri babiri ngo byibuze Frankie de Jong yigira imbere ajya ajyana umupira anagaruke kudefanda ariko banashakire no kuvuga ngo ya mipira miremire Jans Flick ajya anyuzamo akabikina muri wa mupira w'Abadage tubona yajya avanga n'uyu mupira w'Abanyespanye wabonaga rero mbere na mbere Samira bivuze neza sibye kureba ku gice cya defense twanayivuze irango ni na Samira wari uraha nawe wari uhari arimo atubwira ati imibare ya Barcelona yagize umwaka ushize bizagorana kongera kubona iboneka kuko uyu munsi niba tubona Rafinha watangiye kuvunika atari ko twari tumuzi uzi icyo bisobanuye ni umunaniro ni tempo atajya agakiniraho kuko aho yanyuze hose ni ma equipe mato ntabwo ari kuri pressure yo kurwanira ibikombe birenga 3 ikindi aracyarwana no gukora imibare umugabo wegereye mu myanya ine muri Ballon d'Or 5 nawe bari kuri pressure avuga ati si imibare nakongera kuyigeza ko nanjye najya mu mubare w'Abanyabrazil babonye Ballon d'Or icyo gihe rero azatangira kunanirwa umubiri tubibona gire za mvune zitangira kuza umusubirizo nujya rero kuri aba bakinnyi imvune bari kugira ba Lamine Yamal n'aba Rafinha
unarebe ya effectif ya Barcelona, ese Rafinha agiye ninde wamusimbura, ese mugera nini Amara dahari ninde wahakina, twite tunareba ya squad ubunini bwayo cyangwa se yangano yayo. Noneho bijye kuri ya defense tubizi ko ntacyo bayikozeho, ari nayo yabakostinze kubura Champions League. Byagaragaraga ko Barcelona yari bubone ko Barcelona yakoresheje imbaraga nyinshi umwaka ushize, performances zidasanzwe ba Rafinha, ba Lamine Yamal, aba ba Pedri, ariko uyu munsi niba bageze muri cya gihe byaba ngombwa ko baruhutsa, byaba ngombwa ko nabo utangira kubaha gahe ko guhumeka, bikagaragara ko batari bubone uwo mwanya wo kuruka kuko nta basimbura bafite, ukabishyiraho ikintu kivuga ngo niba effectif ari ikibazo na ya defense idafite balance, biraza guhumira kumere mutsimo. Reba ibitego batsino, igitego cya Senimayuro nuko elimine defense, yego igitego cya Goncalo Ramos ni cross ya Kavinze Ashraf Hakimi itsimbere y'aba defenseur central no fullback w'iburyo isanga uwitwa Goncalo Ramos, kuko niba ari abataka babiri batsinze ibitego bose bakinanga nk'abataka do point. Senimayuro wakinnye mu gice cya mbere na Goncalo Ramos wamusimbuye, ni ibitego by'abataka egari ko defense ifite ikibazo, na ya mediane yari ifite kwa guhuza kwa kuyobora umukino wa Barcelona batangiye kuyinyuramo. Wabonye uburyo yinyuzemo byoroshye cyane witwa Nuno Mendes. Hakimi nawo umupira yakinnye wari umupira basoreye ku ruhande ariko abanje hagati, arawukaving atweretse ikibazo cya defense, anatweretse ikibazo cya mediane. Barcelona imvune iyi effectif yabo natangiye kugiraho ubwoba, uyu munaniro w'abakinnyi bamwe na bamwe, ni nayo mpamvu ubona igice cya mbere baratanga byinshi, icya kabiri batange bike, kandi ni bamwe ni muri abakinnyi dusanzwe tuzi baba grand joueur ngo batsindiwe hagati. Ari ikintu kimwe Barcelona ifite nubwo hari ukuntu twakiransaga abantu ntibacyumve, Barcelona nta mukaseri ifite. Iyo udafite umukaseri, Barcelona ntabwo ifite uburenganzira bwo kwambura umupira. Systeme bakoramo yo kwambura umupira bayikora mu buryo bwa groupe, bafite ukuntu bagupressa bagasa nk'abagufunza akazone ku buryo wowe ukora turnover. Ntabwo bafite wa muntu fightingira umupira. Ugiye mu kuntu nk'iyo Arsenal itakaje umupira, Declan Rice na Zubimendi bakwirundaho bakabana kwa n'amakosa kugira ngo bawukwambure. Yego Barcelona ntabwo ifite uwo muntu. Frenkie de Jong, Pedri ntabwo ari abambuzi b'imipira beza, ahubwo bafite ukuntu baza bakagupressa bakwegereye mu buryo bacyana high line defense. Wenda reka ngize n'amahirwe nk'iyi match bari kwicishaho, urebe mu gihe Paris Saint-Germain ifite umupira ukuntu abakinnyi ba Barcelona bakina, bo baraza ari nka 4 cyangwa 5 bakakwegera, noneho kandi Paris Saint-Germain kimwe mu bintu ikinisha bagira pass and move, yego kandi bagakora ubushoboka byose bakariho benshi ahantu hari umupira. N'ibitego bagiye batsinda Barcelona kwarukuna kuransa imipira aho Barcelona itari mu migongo yabo. Senimayuro akisanga hagaranye n'abadefenseri babiri, ugasanga nanone nk'igitego cya kabiri nanone ndacyo wasanga abakinnyi ba Barcelona bose basigaye banatekereza ko banararirije. Igihe rero kuri Barcelona ifite ikibazo kimuri mediane cyo kuba idafite umukaseri. Urebe uburyo bajya kwambura imipira, ntabwo bafite wa muntu uzanga gira amatakre ngagirite aze kwaka umupira, ubwo baza ari nka 4 bakakwirundaho ku buryo baba batekereza ko wabura utanga umupira. Kandi kwa Paris Saint-Germain siko bimeze. Kimwe mu bintu Paris Saint-Germain ifite abahungu bazi gukontrola umupira, kandi no kureba neza bagasikaninga ahantu hari côté faible zawe ku buryo bahita bashyira ahantu hatari umupira. Ndebera Nuno Mendes yasunitse baro metero zirenga 17, nta muntu n'umwe urakora takere kuri baro. Kuri cya kintu nakubwiraga nti igihe igitego ubundi cya Senimayuro ni ikimenyetso cyiza cy'ibyo Samira ari kuvuga. Arakubwira ati kuko reba umupira uburyo yawuvanye hagati agenda yera imino umwe kuri umwe babiri ku bandi, uze kureba uburyo byari bihagaze. Hari ikintu Samira avuze gikomeye buri Barcelona yatangiye neza cyane aduha n'ingero za Barcelona. Wenda reka dufate iyi mediane ya Busquets ndetse Iniesta na Xavi. Yari ifite Busquets yari umukinnyi usangana imibare muri recuperation ikwereka ko yaba hejuru araganya duel, yaba hasi mu matakle afite timing nziza, yaba kukwaka umupira bisabye ubwenge bidasabye gukinira hasi, ibyo byose arabifite. Ariko niba mwarabonye neza Frenkie de Jong, buriya de Jong agira n'ikintu cya fitness ye
n'imiterere y'umubiri we yamunzwe n'imvune bituma ahora akirana ubwoba Aderari. Uze kureba neza hari aho ubona ko yakabaye ajya hasi ariko ni ryari ubona Frankie de Jong hasi. ntabwo yiyangaje cyane ni ryari umubona mu madiweri yiyangaje. uzi ko byarengaga Gavi cyagiye yajyaga akinana nabo, impamvu na Gavi yagiraga n'imvune za hato na hato ukabona ari uri kujya mu madiweri y'amatakire yo hasi buri munota. Ese ni umukaseri? Rimwe na rimwe wabaga yakinishijwe 8 cyangwa se yakinishijwe 10 cyangwa se anyuze ku ruhande, ariko ugasanga mu gihe cya recuperation turasanga uwitwa Gavi ari mu ba mbere bari kuza kurekipera siritu n'imipira akinira hasi. Icyo bikwereka iki? Barcelona kugira ngo ize koroherwa n'ikintu cya recuperation kuko Samiri yavugaga biranasaba ko baba beza mu buryo busatira. Ni cyagera Lamine Yamal, Rafinha na Robert Lewandowski uvuga ngo nda adversaire ucungana nabo bakinnyi biranarenga kubacungisha umukinnyi umwe usanga adversaire afite abakinnyi benshi mu kugarira bacunze trio ya Barcelona. Bizivuze iki? Niba abataka ba Barcelona bari gutanga akazi kuko ni beza Robert Lewandowski, Rafinha na Lamine Yamal, biraza kugabanya igitutu Barcelona ibona yaba muri mediane cyangwa se muri defense yayo kuko adversaire cyareza gucungiraho na ma contre attaque kuko nujya mu buryo bwo kuyobora umukino ntago biri bugushobokera kuko iyi mediane nayo iba nziza ryari. Urumva ni Pedri no gusohora umupira byoro arabizi ko Rafinha azi kwataka espace vide. Rafinha ni mwiza 1 versus 1 urumva ni na 1v1 ni nako bimeze kuwitwa Lamine Yamal. Noneho ikintu Samira avuze kinakomeye bo ntabwo bahuraga na bya bitero biremereye bibasaba ko baza kuba bari hasi, bibasaba ko baza kugenda bakoresha imbaraga z'umubiri. Niyo mpamvu iyo atake yabitari gukora. Yavuze ikintu gikomeye cyane numvisha abantu yatinze kuri Pedri ndetse na Frankie de Jong. Dore ikintu gikomeye cyane, niba atake yabitari irimo itanga ibyo yari isanzwe itanga bivuga ngo Paris Saint-Germain agarutse ku kintu gikomeye witwa Samiri. Ntabwo Luis Enrique ahererekanya ya mipira abakinnyi basa nk'abahagaze hamwe ngo bategereze uburyo baza kusohora. Areba aho ufite ikibazo, we akora move bihuta barwana no kureba ahantu hari ikibazo. Wowe uzanarebe kenshi batwarira n'umupira iburyo Paris Saint-Germain uburyo akora transition bahita bahindura uruhande iyo babona ko hari ikibazo wowe bajyana umupira ibumoso ukajya ibumoso bagahita bawunaga hakurya kwa Dembele cyangwa kwa Kivish cyangwa Ashraf Hakimi. Iyo mikinire rero ikeneye iki? Niyo mpamvu wabonye ni ikintu nagarutse gikomeye, turaza no kubigarukaho kuri aba bakinnyi ba Academy kuko hari abantu babonye iyi match ijya gutangira bareba product za Paris Saint-Germain za Academy ataba bana nabo guhangana na Barcelona. Ariko urareba Senima Yuru ibyo ari gutanga ntibitandukanye n'ibyo Dembele ashobora gutanga yakinishijwe kuri Force 9. Nureba Ibrahim Mbaye warebye inshuro yaryamishije Jiri Kunde bana yaramwishe uri kumva. Nureba neza uyu mukinnyi na Bradley Barcola reka tumwihorere. Yego abo bakinnyi ubwabo bonye na Warren Zaïre Emery mwibuke Emery Warren Zaïre Emery bakushize yari umuntu umeze nk'ufashe imyitozo gusa. Oya dore ikintu cyabaye n'ubushize umutoza aramwicaje Warren Zaïre Emery. Ko Zaïre Emery uzika Zaïre Emery ibisese habaye igikombe cy'Iburayi uzika no mu bantu bavuye mu gikombe cy'Iburayi badakoresheje batabonye iminota. Ikibazo cyari heburiya kuri Luis Enrique ikintu mukundira. Urumva Luis Enrique yazanye politike yo kwizera abakinnyi bakiri bato, filozofiye akabona yakumvikana mu bakinnyi bakiga bacyumva kwera ibinatoza ntago bikeneye abajoeri patro. Yego kuko warakubwira ngo nta muntu ukina umwanya. Icyo tugomba gukora ni pass and move. Kora kuri pass ugende. Umupira no gusanga kuri nimero 9 ukora ibyo nimero 9 akora. Niyo mpamvu uzasanga Shafa ari gutsinda ibitego afite ibitego bimeze nk'iby'abataka badafite forme. Uribuka kanejo twagarukagaho mu kiganiro bazamuvandimwe René akubwira ngo Goncalo Ramos niwe wakabaye mwiza kuva adafite ba Dembele. Ikintu atarumva Samira akoreshe n'ijambo ryiza buriya Goncalo Ramos ni iki kintu cyo kumva ngo nimero 9 yego ngomba kuba ndi nimero 9. Niyo mpamvu ubona ko yatinze no kubona umwanya. Ibyo ntibishoboka. Buri uzareba mwitabaza avuge ngo nkeneye abakinnyi benshi basatira nawe amuzane kuko ni umukinnyi w'ingenzi ugenda anamwereka ko umunsi kundi agenda ba clinic imbere y'izamu. Dore ikintu gikomeye cyane iyo filozofi ya Luis Enrique ashyira muri equipe yose yaba babanzamo n'abatabanzamo adashaka kumenya situation ati bishobora gutuma imikino nk'ingi muyitakaza. Tekereza ko iki kintu kuri linya ya Barcelona kinene imbere cyane baragikora n'ibyo ni na identité Thierry yabanje kugishima ati nibyo ni identité yabo kandi bakomeze bayubakireho atari ko
hari igihe match mu mukino hagati umutoza aba agomba kureka amahame ye akareba icyo adversaire arimo ashyira kuri table. Ntekereza ko iki kintu gikozeho Barcelona match nyinshi. Reka nkubwire uri ikintu cya offside trap murabyibuka yabaye inkuru ikomeye cyane kuri Barca umwaka ushize iri successful. Offside trap buri match abasesenguzi ntibibagirwa ku kantu ka offside trap iragenda iba successful ariko yaterwaga n'ibintu bibiri. Barcelona kubera kuba yarabaga yataka adversaire ngira ngo ku mugore wavuze statistique y'imikino 45 Barcelona imaze itsinda igitego byibuze muri match bikwereka ko twanarebye ibitego uko bingana yatsinze twasanze ari 120 na hafi mpuzandengo y'ibitego 3 kuri match. Ubwo ngo iyo ikina ni ikipe kwataka ni match 45 ibitego 127. Urakoze urumva iyo ikina na ekipe imeze itya uri adversaire uba oblige yo gukina ama long pass cyangwa se imipira miremire cyangwa se ugakina ama contre attaque. Niyo mpamvu wasangaga icyo Barcelona ikora ku ba defenseur bose bazaga wasangaga iki kintu cya offside trap bacyumva neza cyane bahagaze hari ukabona biroro ariko bagiraga ikindi kintu gikomeye batagifite. Bagiraga umuntu ubasha guhagarika iyo defense ari we Nico Martinez. Kwibutsa ko ajya kuva mu kibuga kuri ya match Inter domira n'izindi match burya atakinaga byaragoranaga kubera iki bigorana. Iyo ureba ni naho mpamvu ubona babuze diwo yahuza hagati y'aba bakinnyi b'aba defenseur bane ngiye kuvuga. Uyu munsi arakubwira ati Pau Kubarsi arahari akinane na Eric Garcia. Yego. Ejo Ronald Araujo ngo kubera ko abona ko match y'ubushize yamugoye murabyibuka atereka murindi iyi match nzane Eric Garcia akinane na Pau Kubarsi nazana Andreas Christensen akinane n'umwe muri bo. Iyo ureba ni bwabwe kuko ubundi ntago twakavuze ngo Barcelona ni ufite aba defenseur central bane twakabaye tuvuga ko harimo ikibazo muri defense kuko ufite bane. Umuntu yakumvishe ko hakavuyemo babiri bakinana n'abandi babiri bashobora gusimbura abandi uri kumva ariko dore ikibazo kibaho muri abo ba defenseur bose nta muyobozi urimo nta ubasha kumenya ngo ese ko tugiye kwakira umupira muri defense to defend ishiri kunda hagaze ese Gerard Martin ahagaze ubwabyo Pau Kubarsi ndetse na Eric Garcia ntibazusohoka mbere kwataka umupira wa mbere ntibazuza kuba patron akareba uko urugamba ruri kugenda nahajya guhera kino umupira usohotse wa nyuma usanga bose barishora. None dore ikibazo kizamo ari nacyo Thierry yavugaga murakorereri mujye mu mangajoma mwese kuko niba se yazamutse ikajya mu mangajoma mwese nta usigaye yo Burundi bivuga ngo 2 na 3 mu rwego rwo kwirinda ko baza kwitwa ko batararirije mu gihe cyo kuraririza urumva ko mwabakuruye kuko burya kenshi action yazamutse ndabyibuka tugikina nkina kabiri babaga bacunga umuribero nimero 5 yabaga acungana nawe akubwira ati nawe zamuka yewe ntaga gusiga abanagira gutya muzabona geste yaba libero kurambura amaboko tujye ku murongo umwe mu gihe gutangira kwataka. Iki kintu rero kiba gifite ubayoboye ari we patron wa defense uyu munsi uzana wese wizenira ikabikorera nini ntawe afite wo kuyobora defense ye kuki rero Thierry avuga icyo kintu gikomeye ugiye nibyo uvuze neza ikintu yagarutseho cyo kutaba stable. Urumva witwa Hans Flick akeneye kuba flexible akamenya ngo kavuga ati ni Paris Saint-Germain ngiye gukina ni adversaire ni urabizi ko Eric Garcia ntabwo yajya 1-on-1 n'uwitwa Bradley Barcola ntabwo biri bushoboke kwitwa Pau Kubarsi. Noneho uraza kujya muri situation uvuga ngo niba akiniye imbere uhagararanye n'abataka ba adversaire ku murongo nasunika intambwe imwe utabasha kumufasha ni ruje cyangwa umureka agenda ngira ngo ajye ubibona nandi umureka akagenda. None ikindi kibazo cyabaye ku gitego cya kabiri nkumva ndababaye na Goncalo Ramos arakubwiye ngo tumaze icyumweru tubyitoza uyu bivuga niwe naringiye kugaruka naduhereza ama espace nyuma bacunganwe nuko ngo bandariza nje nimba nabacunze bakahindura umupira nkaho batanga niho naringiye gusoreza. Reka tujye ku gitego cya kabiri reka tureke icya Seni Mayuru yeri mino umwe agakubita Jedi Korundi agatsinda. Yego reka tujye no kuri cya gitego kivuga ngo ni ya offside trap itakihari kuri Barcelona.
bizeye ko bararirije Goncalo nanjye ndi kogeza igitego nabanje kugira ubwoba ndavuga ni byanze kunze yaraririye ariko uwitwa Goncalo urumva ko ni ikintu bateguye mu myitozo azi intambwe z'aba bavandimwe babiri yaba nashaka azemo Christensen sije Christensen yari amaze kwinjira nashaka bari Christensen urimo ntabwo bisaba ko Eric Garcia aza kuba ari urimo bose bafite ikibazo kimwe anacyo Thierry Henry n'uwakiniye Barcelona bizi kuko ya Barcelona bari babizi ko attaque ni nziza mediane ni nziza ariko na defense ifite ikibazo arabizi uburyo bakinaga match z'ama equipe agoye uburyo umutoza yabaga ari gutanga amabwiriza kuri defense ye biratunguranye rero kuko hari iyo ugiye kuvuga ngo defense yawe irakinira imbere ugiye gushora mu rugamba rutari bushoboka ku badefenseri bawe urisanga Goncalo Ramos nagucunga akwidetashe gato urasanga barwana no kumarika amaboko ngo yaraririye ni question kwita depoza gusa babanye ko na vari basangaho batigeze bajya no kwikonsulta mu bintu bitinda natapinze in no kwita ko ku mupira rimwe yasunikiyemo ni masoko yari yamaze kubona uburyo umupira uri kuza n'abakinnyi b'abadefenseri ba Barca uziko Christensen na Kubarsi nta numwe yari muri position yo gukina umupira kuko iyo bari muri position yo gukina umupira watera tackle umupira ukawusubiza mu ruhande rw'iburyo kwa Hakima usuvuye ariko ibaza umupira au kavinga ugaca imbere ya Kubarsi ugaca imbere ya Christensen ukanaca imbere ya Kunde wumvise cya kintu cyo kuraririza amakosa babikoreramo uvuga ngo nagucunga akagendana na muvoma y'umupira aragusohokamo mu buryo bworoshye asigarane ikintu kivuga ngo ndatuza ntekane mu meke kiri umupira mu izamu icyo ni ikintu cyabuze uremeranya na reka nyine na Samir uremeranya na Thierry ariko umutoza yakabaye flexible akamenya igihe cyo gukora bino bintu n'igihe kitari icyanya cyo kubikora hari match hari match wenda urabisobanura mu buryo bwawe ariko nanone agomba kumenya imikino imwe n'imwe ko atagomba kubikora cyane ikintu kimwe nemera ikipe ikomeye nka Barcelona kurariza ni option yanyu urariza umuntu wananiwe gufata niba wananiwe cyangwa warushije oya warushije so uraririza gute urariza umuntu riga ni option yanyu ni kwa kundi ni ngombwa ko n'ikipe batsindaga mu cyaro ugahita uvuga ngo reka tujye kureba umukino udafite ibyangombwa tujye kurega ugiye gutanga ikirego kurariza ntabwo ari iki kipe nkuru nta kipe nzi yakomeye yararizaga nise Barcelona ya Piero na Pique ariko ikipe kina highline zibaho no ega nicyo twita highline nyine bo iyi system yitwa kuraririza ni system yagakwiriye kubikorwa n'amakipe mato kandi ntabwo dushoboye kuba defenda 100% kandi bo bakora ngo n'ikipe nini bishaka nyine ngikwatake cyane bari ikindi impamvu ikina highline ukizi kidafite umukaseri iri guhisha ibintu yo yatwitse inzu irimo irapfundikira umwotsi ntabwo ifite umukaseri nifite umuntu wambura umupira icyo babikorera rero highline ni iki mwese muze tujye kwirunda imbere dutume niba tudafite umukaseri nituba benshi mu kibuga ntago nabona ukuntu bahererekanya kuko turateza ikibazo tuba pressing twese tugendeye rimwe ariko ikipe ifite umukaseri ahagara imbere ya defense akavuga ati muri abakinnyi bo hagati babiri mugenda imbere umupira uri bubaceho ndawurekipera niyo mpamvu yitwa umurekiperateur kuko idafite umurekiperateur rero muratugendere rimwe twegera adversaire abura ukuntu ahererekanya nawe unaga mu migongo duhagarare haraza kuba twamuraririje none nimugoroba batsinzwe n'itegeko nta muntu n'umwe urarira umupira awuri inyuma kurarira babirebera kuri baro iyo umupira ari kukugarura niyo waba waraririye urumva umukinnyi wa Paris Saint-Germain ko yindi ikagenda gutya yirukanse arabasiga abajya imbere atanga pass ntabwo bashobora gukora nese wararira umupira uri inyuma ntabwo bishoboka kuko umuntu ararira iyo umupira usanga uri imbere y'abadefense ijyari rero ko icyabaye nimugoroba kuri Barcelona nyimaze iminsi mbona cyo nabonaga ko kitazanaramba offside trap wayikora equipe taramenyerana uvuga ngo ndacyashaka ibintu byo kwiruka ibyo kubaka mbere kugira ngo mbashe kurivarisa kuko kudefanda kwa mbere ni ukwambura imipira Barcelona igihe cyose tarari mu muntu ushinzwe kwambura imipira muri mediane yabo bazakomeza kugira ikibazo cya defense none ikintu Hans Flick yakozemo nk'ikosa hariho nahaye akavideo ariko Karaujo muri cyagiye muri Aziya bakiye na match yo muri Korea
ari gushaka guhagarara bari guhagarara abandi bahagaze arawuje yenda kwikubita hasi yenda yabuze balance bati muhagarare kwa kundi twakinaga wa mukino uvuga ngo mu mazi ngo mu misozi bagendaga bagaruka agiye hararambirwa bagendaga bagaruka ageze aho yendaga kugwa hasi ntabwo baramenyerana abakinnyi ba Barcelona uri kubakinisha ibintu basanzwe bamenyera bitandukanye n'indi kipe yo iri gukina filozofi y'umutoza kandi twamaze kubisobanura ko ajya no gutoza muri academy yaba ari umwana wazamutse filozofi arayumva nese umwana kubera ko ari umwana mwamusize mu rugo ntabwo ahita kubwira ngo yango ntabwo bajya niba ku umwana wamusiyaga imfunguzo atazi gufungura bakamubwira ati naza kuza umuhereza imfunguzo afungure wakoresha ivuga bati izi ngizi zose yafungura ni umwana nyine azi systeme yaho hantu izi zose yafungura akakwereka nubwo wenda watagira kuko ari mugufi kaka batazi gufungura ndavuga ati urufunguzo bajya bafunguza suru akaba bizi icyo kintu akaba kizi n'abakinnyi rero ba Paris Saint-Germain bumva systeme nubwo wenda bataragera ku rwego rwo kuba bakina muri equipe ya mbere bitewe n'abakinnyi bari n'intego za equipe ariko kuri Barcelona ho haracyafitemo amadeshe menshi nta kipe ikina Highland Defense ari nkuru ukina Highland Defense kuri Atletico kuko uzi ko ndi busufre nitwa Atletico de Madrid sindi burushe Xavi na Iniesta na ba Rakitic n'abandi icyo ndi bukore Miranda Godin wa Frani na Philippe Luis mufunge nimubona bagiye muhagarare bakarariza Messi bakahita bamanika uri ikipe nkuru uri kujya kudefanda udefandisha Highland Defense ntabwo bishoboka so ngira ngo some intangiro za Rashford muri equipe ya FC Barcelona sofa ngira ngo ntawe zitashimisha kuva ku mutoza Hans Flick kuva kuri Thomas Tuchel no kuri equipe ya Barcelona muri rusange no ku bakunzi ba Rashford cyase n'abakunzi b'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza kubona umukinnyi Rashford nta muntu ushidikanya ko ari umukinnyi w'umunyempano ikiba gisigaye no kureba se impano ye nayo yakwangirika nk'uko izindi impano z'Abongereza zangiritse kuko generation yakurikiye ba Aaron Lennon ba Theo Walcott na ba Jamie Defoe iyi generation yaje nyuma yajemo abakinnyi benshi abanyempano ariko batigeze bageza impano zabo ku gasongero sinzi bamubona ko ba Jack Wilshere bagiye imburagihe Raheem Sterling agiye imburagihe reba aba Alex Oxlade-Chamberlain bagiye imburagihe hari aba bakinnyi ba Riga yagiye nuza Bamederari Riga Jadon Sancho yagiye mbese nkubeshye Jadon Sancho yagiye hari ikipe afitera ari muri Aston Villa akora iki ari moto yumva nyine abantu benshi bafite ubwoba bavuga ati se byagenda bite na Rashi rero kuko we byibura bashiye kugira kuko Rashi yigeze ahantu aba mu top scorer batanu ba Premier League icyagiye atsinaga ibitego byinshi muri Man United ndumva bari mu top scorer beza muri Premier League icyo nabona gihari ni kimwe muri Barcelona birimo biramuhira kwa Kafi yabonye playing time bitewe nuko Rafinha ntabwo ari igihe kinini Lewandowski nta ari igihe kinini kandi mu mikinire ndetse n'ubushobozi afite yakina ku icyenda cyangwa akina ku ruhande ikindi imikinire yo muri Espagne Barcelona ntiratangira guhura y'amakipe akomeye cyane integration navuga ko yabaye nziza kuko muri integration ukora muri ordre croissante wera ku byoroshye ijya ku bikomeye navuga ko biri kumurema icyizere nabonye batangiye gukora turoro bavuga ngo striking force ya Man United ibitego ifite ngo Rashford ngarayirusha yose byose bakagenda babizana haba harimo none niyo motivation y'igikombe cy'isi kigiye kuza turabizi ko buri mukinnyi wese abarota guha yakina igikombe cy'isi byakomeza kumufasha bikaba byamugarura nubwo tubizi ko Rashford na none still atari umukinnyi wikuhozaho imyaka ibiri yikurikiranya ariko uyu mwaka kuri Barcelona yabibonye umukinnyi mwiza kuko buriya Rash kimwe na Firmino Lopez kuko Firmino Lopez ashobora kuba ari umunyempano ariko game zikomeye stages zikomeye z'umupira yakinnyeho ntabwo ari kimwe na Firmino Lopez kuvuze ngo nta cyagiye Barcelona yaburaga Robert Lewandowski ikaba ngombwa kizana ba Ferran Torres ufite Rash nekereza ko niyo cyaba igitego kimwe kuri izi stages zikomeye yagufasha akaba yanagutwara nekereza ko Rash nawe ikintu cyo ino yasengera no kwirinda imvune n'ibindi upira ku kirenge yageze mu kibuga ni umusore w'umukozi kandi ubona ko arambisiye yagira intego ku buryo ashobora kuba yatsinda ibyo bitego cyane ko abizi ko isi yose irimo iramureba akeneye gupuruva abamwirukanye cyangwa se n'abataramuhaye agaciro ko hari icyo yari ashoboye cyane ko mbona abakinnyi ba Manchester United benshi bari gukora neza kuko Hojlund yatsinze ibitego bibiri Anthony Elanga yabaye man of the match kuri match ya Newcastle Marcel Sabitzer yari man of the match kuri match ya Dortmund kongeraho ko na ba Scott McTominay bamukiye mwiza wa championnat y'Ubutaliyani
hari ukuntu ubona abakinnyi basohotse muri Manchester United bakeneye guprovisi ko atari bo bari babi. nahoze nsetsa ku mugoroba mwene data mvuga nteseni nyatsiri Manchester biragaragara ko ikipe yubakitse nabi mu buryo bwose bitanafasha abakinnyi kuba beza abantu bakanibeshya wenda ku bakinnyi bari muri Manchester cyangwa bayizamo ko baba ari bo babi ariko iki cyakabaye ikimenyetso kereka Manchester United ubwo ko ibintu byabo bishobora kuba byubatse mu buryo butari bwa kinyamupira nk'uko benshi bagiye babigarukaho. Gusa ngiye ijambo rimwe mvuga kuri Rush yamenye uwo ari we ageze muri Barcelona par rapport ya equipe par rapport y'abasanze anamenya n'icyo akeneye aka kanya kugira ngo yongere kuba mwiza. Bivuze iki? Ni Marcus Rashford arabizi ko muri iriya striking force yose ya Barcelona ntabwo ari buzi imbere ya Lamine Yamal ndetse na Rafinha na Robert Lewandowski yewe na Ferran Torres. Waravuga ngo icyo ndi bukore mu gihe gito ndi bubona amahirwe nkeneye kuyabyaza umusaruro. Ni hari buzarangize match ya Newcastle naza ku mugoro batanga assist ubona ko ari umukinnyi ukoresheje ubwenge. Nibwo ari buzubone match zimwe yarakinishwa kuri attack kandi murabyibuka yajyaga byanga muri Manchester United ariko ubu kuhamushyira ntacyo bimutwaye arabizi ko icyambere ari umwanya wo gukina si umwanya agiye gukinaho. Igikurikiraho rero navuga ngo yamenye icyo akeneye muri kariyeri. Rashford ubona ko niba mwaramurebye no muri Aston Villa atizwayo ni umukinnyi ugenda akura none akina iby'abagabo nk'uko abantu babyifuzaga. Ku mugoroba uriya mupira muze kureba yashoboraga no kutawutanga kwa Ferran Torres, ashobora no kwitsindira akigira imbere bya binibye by'amapireri yakubitaga agatera umupira ari nko muri angere filime umupira ukajya hanze bakawufata cyangwa se yagira amahirwe kikajya mukabona yiyimye amahirwe yo kuba igitego yagikura yasiste yatanga cyangwa se akanagitsinda. Yabikoreragamo ibintu byinshi ariko murebe n'ibitego atsinda n'amasiste atanga ni ibintu ubona ko biteguye. Iki nicyo kintu gikomeye cyane, ibi bintu bibiri biri gufasha cyane Marcus Rashford yaba bato. Reka ngaruke kuri aka kantu gato cyane ubwo turakomoza no wenda nabivire muri mwe. Nahoze ndeba aza mu myaka nk'itanu ishize ndabyibuka bakomoje kuri politike y'aba bakinnyi bato mu gihugu cy'u Bufaransa muri championnat z'abato. Buriya ngo hari ikibazo kigendanye n'imitoreze y'uburyo abana batozwa mu academy. Paris Saint-Germain ikagwa muri uwo mutego kuko muri aya marigue y'abato niba ari ikibazo cy'imitoreze abana bazamuka ukabona kuri level bazamukaho ntabwo ari nziza, byagiye bigorana kugira ngo babone abana wakumva ko bakwizerwa. None bireba neza equipe yashoboraga kutwereka ko muri academy yabo bazamuye babakinnyi benshi ntabwo ari ama equipe arenze 3. Paris Saint-Germain rero burya ngo Luis Enrique yagowe cyane no guhindura ifilozofi n'imyumvire n'imitoreze yabaga muri academy ya Paris Saint-Germain. Byanamusabye ko azajya biha umwanya uko aba muri equipe ya mbere akigomwa agashaka n'umwanya wo muri equipe ya kabiri kureba equipe ya kabiri. Byari uguhindura ibintu bibiri kugira ngo filozofi ya equipe nkuru igendane n'ibyo abana bato batozwa, kugira ngo wa mwana wakira avuye muri equipe y'abato aba afite bagaje nini cyangwa se afite notion kubyo agiye gutozwa muri equipe ya mbere. Kuko Rizo Campos akubwira ko muri scouting bakoraga Paris Saint-Germain bara nubwo anyuzagamo ikabifite academy nziza ikanagira n'abakinnyi basohokamo twagiye tubigarukaho bankuku bakagenda kare n'abandi naba Mike Menya, ariko burya nayo yagiraga ikintu yari yaratangiye cyo kujya mu yandi ma centre n'andi ma academy bagatwara abana bari gusoza amasezerano. Ariko ngo bura Rizo Campos kimwe mu bibazo yahuye nacyo ni urwego rw'imitoreze abo bana babaga baratojweho. Icyo kintu rero yarwanye nacyo, niyo mpamvu ubona arazana Ibrahima Mbaye ubwo nari nkanyujijemo ukabona nyine ya filozofi umutoza anyuzamo akajya kubatoza. Dore ngo n'ikindi kintu discours yagendaga babwira babwira ati umupira w'amaguru w'iki gihe utandukanye na kera. Ikipe zabaga ziri bijya ku isoko gushaka abakinnyi hagati y'imyaka 25 na 28 30. None abireba neza iri soko birasaba ko Real Madrid ijya gushaka Vini ukiri muto na ba Rodrigo. Yego urajya kureba usanga aya ma equipe nyine yose ku isoko Paris Saint-Germain irarwana no kuzana Desire Ndoye na ba Bradley Barcola bataragera mu myaka 20 na Luis Enrique kuba ari gukora icyo kintu, kuba ariyo filozofiye, kuba ari kwereka abakinnyi bato bo muri Paris Saint-Germain ko no ku isoko turashaka abakinnyi bajya kuba muri ya myaka yanyu ni indi motivation.
niyo mpamvu rero abo bana arabazana ukabona nyine mentality yabo n'imitoreze batorejweho muri akademi ntitandukanye n'iya ekipe ya mbere. niyo mpamvu ubona uyu munsi Barcelona iri bugorwe n'imikinire ya Luis Enrique. Ikipe ya Barcelona kuri uyu mugabo Luis Enrique aba basore babiri cyangwa se abagabo babiri yaba Luis nako Nuno Mendes na Hakimi na Nuno Mendes n'abakinnyi bakomeye cyane cyangwa se bafite byinshi basobanuye muri iyi mikinire. nibyo nubwo wagira Ousmane Dembele nubwo wagira Hivisha nubwo wagira Desire Doué na Babarcola ariko impact y'aba bagabo urayibona buri match yose Paris Saint-Germain yakinnye. Luis Enrique wizerera muri cya kintu kivuga ngo ni pass and move, nta mukinnyi uhagaze hamwe. Nkunda uburyo mediane yabo iba yubakitse. Mediane iba n'urufunguzo rwo kugira ngo aba bakinnyi bombi babe beza, yaba Nuno Mendes ndetse na Achraf Hakimi. Ati gute akubajije ikintu gikomeye cyane mu kanya Samira Tese hagati ya Vitinha na João Neves n'indukina nk'umukaseri. Reka nishaka byongeremo na Fabian Ruiz. Ntabwo mu by'ukuri Fabian Ruiz tuzi muri Napoli, tuzi mu ikipe y'igihugu ya Espagne La Roya, tuzi na mbere yuko ajya muri Napoli ari umukinnyi ukina nka playmaker. Niwe ndakina mu bamiri recuperateri batatu. Kenshi muri Napoli yajyaga akina na André Zamboanga, gusa ndabyibuka ni nabwo bari bakimuzana Frank, uyu mugabo w'umunyakamerun. Bivuze ikirera mire recuperateri batatu bafashe equipe mu buryo bwa recuperation yuzuye. Vuga ngo mu gihe bagiye kwambura umupira ni igice gikomeye cyane mu buryo bwo kwambura umupira. Bose bakagira n'ikintu cyo kuba bazi gupasa, bakaba bazi no gutwara umupira. Rero iyi kipe ya Paris Saint-Germain irimo isohora umupira muri mediane mu buryo bwo kujya kwataka, usohokera muri aba bakinnyi babiri Achraf Hakimi ndetse na Nuno Mendes. Mu kugenda kwabo ntabwo basiga icyuho inyuma, uzanabirebe bamire recuperateri batatu beza mu buryo bwa recuperation. Umutoza nabizereramo mu buryo bwo gufunga zone yaba iburyo n'ibumoso mu gihe bagiye gufunga impande Achraf Hakimi yagiye kwataka cyangwa se Nuno Mendes. Uzanabirebe urebe nk'umupira w'igitego cya kabiri cy'ikipe ya Barcelona ku mupira Achraf Hakimi yatanze. Uyu mwana Ibrahima Mbaye yari yasohotse bazanye uyu Enzo Njatu. N'igitego cya Barcelona cya Paris Saint-Germain. Barcelona yagize icya kabiri. Ndi kubwirane cya Paris Saint-Germain. Uwitwa Achraf Hakimi yabanje arabafasha mu buryo bw'uhererekanya umupira. Uzanabirebe ni Nuno Mendes no mu buryo bahererekanya umupira mbere y'uko usohoka. Ni cya kintu cya pass and move. Ntabwo bo bakina nka bya ndi tuvuga ngo reka ngurugero rw'umuntu wajyaga akoresha fullback abyara umusaruro, ariko imikinire ye itandukanye n'iya Luis Enrique. Reba Frimpong na Grimaldo mu ikipe ya Leverkusen, aho gafite ibitego hejuru y'10 na system 10, ariko bagigenzaga bate. Ntabwo umupira wo bawubahaga kenshi n'umupira uturutse hagati, ari gihe yamari na long pass bakawushyira mu mugongo w'abakinnyi baba defenseur badversaire bakawusangayo, cyangwa se nka Florian Wirtz umupira wamugeraho mu gihe yakuruye Boniface n'abandi ba Patrick Schick ari muri boxi, aba ba fullback bakakira umupira bari buhindure amacross. Ariko bo Nuno Mendes na Achraf Hakimi barabanza bagakontribua muri je ya equipe. Muri cyagiye bahererekanyiriza iburyo uzasanga ari Vitinha ari kumwe na Achraf Hakimi, Sirtwenda na Desire Doué cyangwa se Hivisha ariyo bakinnyi iburyo, banafite n'umukinnyi nka Fabian Ruiz. Iyo bagiye ibumoso usanga ari João Neves ari kumwe na Nuno Mendes, bari kumwe imbere na Ousmane na Kivisha cyangwa se Desire, wabonye ko bagenda perimeter umwe abanzi buryo ndagakina ibumoso bakagenda ba perimeter, cyangwa se Ousmane Dembele ya droppinga ku ruhande akabisikana wenda n'umwe agiye muri box. Muri bwa buryo bahererekanya cyagiye wa mukinnyi w'umu right back yamaze nako mu full back yamaze gukora kuri baro ahita soka. Ni ugenda ure ku gitego cya kabiri kirasobanura neza cyane ibi bintu. Witwa Achraf Hakimi yawukinishije Vitinha usunikira uyu mwana Njatu Enzo Quente awusubiza Vitinha. Deja wawukozeho bwa mbere ninde wakozeho bwa mbere ni Hakimi, yari yamaze gukora muvomo, niyo yahise amuhereza Vitinha usorera kwa Achraf Hakimi ahindura cross. Urebe no kuri cya gitego Nuno Mendes agize mu ruhare, yabanje arawuhererekanya na ba Fabian Ruiz na Warren Zaïre Emery. Akimara kuwukora witwa Nuno Mendes ntabwo yaciye ku ruhande,
yesa dropping muri Mediane kuko we none agira n'akantu atandukaniraho na Hakimi uzabirebe Nuno Mendes kenshi no muri Mediane aza kuhakinira we yaguhaye umupira ari ku ruhande rw'ibumoso ahita aza gusanga muri Mediane ugasanga arawuhererekanyiriza muri Mediane ariko bakahita basohoka iyo akoze ku mupira agasohoka deja wa mupira uri mu musanga imbere uvuga ngo ni cya kintu twakivugaga ni ya filozofi y'umutoza Luis Enrique aba bakinnyi bakayumva bakagira ikintu gikomeye cyane cya speed bakagira ikintu cyo kuba bazi gupasa pase za nyuma bakagira ikintu cyo gukora retour nakunze uburyo banadefanda ntuzasanga nubwo bagiye kwataka wenda iburyo akakora couverture Vitinha cyangwa si umuso João Neves buryo bwo gukora bloke kugira ngo nabo bategereze bagaruke iyo speed yabo bayikoresha mu buryo bataka no mu buryo badefanda uzasanga no mu gihe cyo kudefanda Lamine Yamal arasubirana umupira bititaye kuwitwa Nuno Mendes ari wari wagiye gushaka uburyo atanga pasi ya nyuma usange n'undi Lamine Yamal mu bakinnyi musaba kwerimina Nuno Mendes arimo kubera mu gihe ukirwana na ya bloke ya João Neves cyangwa se na Fabian Ruiz deja yamaze kwagera uwitwa Nuno Mendes niko bimeze ni buryo urabanza uhangane n'urukuta rwa Vitinha afatanyije n'undi mu defenseur unafite n'ukuntu aba defenseur be bahita baba beza muri couverture muri buka cya kintu cy'uwitwa Van Dijk Virgil akiri mwiza byafashaga n'abakinnyi bose bamugaragiye kuba beza uri bukukuntu yajyaga komanda akavuga ngo niba ni nacyo kintu buriya Marquinhos mukundira niba tugitegereje ko akimaza mu gihe bashobora kunesha uwitwa Vitinha Marquinhos ahita yitaba Karame mu buryo bwihuse uzasanga ari gukliyaringa umupira ari hasi akira muri mweshe uzanabirebe William Paco kenshi uzasanga hari urugamba yagiye kurwana rwakabaye ruri kurwana nande rurwanwa nayo Nuno Mendes uvuga ngo baba beza kubera filozofi ya equipe bakaba beza kubera guhuza n'abakinnyi bagenzi babo bakaba beza kubera na karite zabo ku giti cyabo bafite iyo speed usibye kwihuta bafite n'ubwo buryo pasi zaba ari nziza bafite n'ubwenge bukomeye cyane uzarenga Nuno Mendes ntabwo akwera imina abakinnyi 2 3 4 5 udafite ubwo bwenge kuko era kuri cya gitego yagiye aca mu bakinnyi 2 3 4 agira atanga umupira kwa Senimayu ni exploit individuel bikaza kuri bwa buhanga bw'umukinnyi nawe ku giti cye ngira ngo Sami Achraf Hakimi na Nuno Mendes kuva umwaka ushize w'imikino bakoreye Paris Saint-Germain ibitego 40 uraherwa ibitego 40 Achraf Hakimi afite murerwa ibitego 27 Nuno Mendes waherwa ibitego 13 ariko uyu mugabo Nuno Mendes yanabaye man of the match kuri wa UEFA nubwo nabonye andi ma website akora ama ratings yo yagiye ahitamo Achraf Hakimi Nuno Mendes ahantu hose akomeje guhurira na Lamine Yamal akomeje kumuza imbere akomeje kumubana umukinnyi mwiza mu mukino kandi Lamine Yamal abafacinga Nuno Mendes benshi kuri Barca ya 2008 nago bayikundaga ntabwo bura abantu benshi nubwo bavuga ngo Barca ngo ya 2008 2009 ngo yari itinyitse abantu bakunda umupira wihuta ntabwo bayikundaga ukuntu ibintu byihuta by'abadage ntabwo bayikunda ukuntu abantu benshi batinye Real ya Cristiano ya Champions League 3 yari ko akunda kwitaga ibitego by'imbaraga ubona ko nyine yo ibintu byose yo mu mupira biri kurwana kugira ute imbaraga kuvunana ibintu byose byarimo muri ya Real cyangwa ya Liverpool ya Klopp n'iki abakuntu abantu nyine bakunze izo equipe kuruta ukuntu bavuga Barca bayifata n'ikipe isuzugura wasangaga batapinga wasangaga ari gutsinda ibitego umunyezamu yaguye mu defenseur yagwiriya ngo babaga bagusuzuguye bakwimye baro wayibuze wayirukankanye possession iri hasi ibintu byose ikipe yari nziza ukabona yabaye B hari nk'ikipe batinaga na Arsenal bayitsinaga bakiye bayo bavunitse abantu bayose akarya shikrete akagira akarambirwa akavuga Ikanga Burundi Ferguson ngo sinzi game yavuze ati naricaye ndavuga se ndahaguruka njye kubwira icyo abakinnyi nanjye ubwanjye nta gitekerezo mfite yego cy'ibyo ndi bukore kuri ikipe turimo duhura nayo so ngira ngo kuri Nuno Mendes yabaye man of the match kuri muri uko ya match Espagne yatsinzwe na Portugal noza UEFA Nations League nabwo Nuno Mendes yabaye man of the match nimugoroba man of the match n'inshuro amubanye man of the match kandi Lamine Yamal ikintu yazize gutangaza Lamine Yamal ikintu kimwe kizamugora urano muri uyu mupira iwasire muri ikintu kizagora Lamine Yamal muri uyu mupira w'amaguru ikintu amaze kubona aba ba star bose twabonye abastari bose tuzi nyine bamaze kugeza ku rwego rwo hejuru umupira wabo dushaka dufatire ke Cristiano na Messi kuko bari kuwundi mubumbe bicayeho kwabo reka dufate kuri aba bantu babiri bahari bakomeye ngiye nemera ko aribo bakomeye bayobeye kino kiragana Haaland na Mbappe ntuzigera wumva ijambo ryabo ritari bo bakorera mu kibuga
Mbappe ararata penalty akabwira abafana mwihangane integration yarangiye induction week yarangiye ubu ngubu tayari si ngiye gukora agahita bapichichi wa Espagne agahita ba na top scorer ku mugabane w'Uburayi. Haaland bakamutuka bimeze nabi niki akajya wabo mu nka akirukanka mu misozi akagaruka ubagize ibitego 17 muri match 11 uwo ni Haaland asubiriza mu kibuga. Ariko Lamine Yamal uzasanga buri gihe cyose ari kureba match ngo yo mu defenseur ngo niki ugasanga ari gutrolinga abantu nkamufana. Ikiniro cyitwa gutangaza mbere hariyo watakariza mu concentration kubera iki iyo wavuze ngo ndabikora ngo ndakubita umuntu ngo ndagira ariko iminota uko iminota ishira utarabikora ndimo ndashaka itiba pressure yawe ndimo ndashaka post yari yayikoze ngo niba ari back ngo niki yashyize kuri story imbere y'ino match ndimo nyishaka mu gihe urimo bigarukaho kugira ngo bumve neza ikintu urimo uvuga kuri icyo kintu kari ikintu gikomeye cyane kuri uyu musore nuko mbona Mose yavuyeho post zanjye ziri kure cyane nagafasha ora screenshot reba neza ariko usanga iyo haciyemo andi makuru menshi cyane tayari usanga mfitemo reba muri screenshot nyine byinshi gusa yari yishongoye cyane avuga ngo yabanje ashyiraho agafoto aravuga ngo pressure ngo igitutu asa nyine nk'uwapinze cyane ati nta gitutu nta kitutu. Ikindi aravuga ngo niba ari ngo yavuze ngo iki on the mission waretse nkayikurebera ko numva igucitse ko nzi ko hari umuntu wayinyohereje umutaramu wanjye akubwira ati dore umwana yarishongoye umutaramu wanjye witwa Ngangeri ikaba yagiye atumereza I'm back and the mission is also back. Ati nagarutse na mission nayo yagarutse nicyo ngamije ni cya kindi nabyo nagarutse nje gutsinda. Iyo watangaje rero ukuntu bigenda iyo watangaje uko iminota ishira utarakora ibyo watangaje gukora niko ugenda ujya kuri pressure wowe. Umukinnyi avugira mu kibuga umukinnyi ntabwo avugisha amagambo. Ufite intwaro yawe y'amaguru n'ibice by'umubiri wahawe kugira ugikina umupira w'amaguru nagamo hat-trick twe turabikuvugira tuvuga uti none Mendes noneho ibyo yari yarigize bamusoje. Ariko Lamine Yamal ikintu cya mbere mbona kizamugora entourage Lamine Yamal bamurinda itangazamakuru azabyemera se bamurinda itangazamakuru pe kuko nicyo kintu cyonyine cyamufasha. Mama we hari event agiye kuzamo London kumwifotorezaho ari 150. Sinkunda amafoto ziko nagiye ngira ngo nta foto mfite